kwifata ukansuzuguza mu bantu nkagutira imyenda ukama ishati gusa ubwo ushaka kwerekana iki? Sikanzu se wambwiye none sikanzu bayambara yonyine wangegerawe none sikanzu yambara n'iki y'abasilamu ikanzu y'abasilamu bayambarana n'iki none se ko ndi kwicara bakandunguruka cyangwa se umusenze gukiremo ishati I don't know bashyizemo ishati nyine ni ikanzu yonyine nta panaro ifite kandi nyine byari bintunguye Merisi yatinze ndamufatira ndebe ko none bese yaje muri kinisi yego nagiye muri show ya Merisi nsanga yatinze mba ndi gukora none ndagutiye imyenda haro yimubwira saka gutaka gukodeshereza basi mu basilamu nanjye mbaro ndebe iyi kanzu ifite ipantaro yayo nimugire ngo nugurya nabipanze yohereje umumotari ashyiramo ikanzu yonyine papa nagaruka gusuzugura wamba bari ukamiyo panaro ko bijyanye nukurinda kwinginza ntabwo yankwira okay murishimye se basi cyangwa ndi gukorera ubusa reka mbibibutse niba ari nabwo ukiza hano ndagira ngo umenyeshe ko nta kintu nge banyishyuye ibyo turumvikana nicyo ni icya mbere icya kabiri Merisi ari gutinda aho akosha nk'ubwo uraza muri show witsimba n'amagofero utari n'umusitari ubu uyu umusitari byari kugenda bite koko urandurira ubusore bw'ikigali byabugendekeye gute n'umusitari sorry wangu turya agafoto cameraman amahirwe aza rimwe mu buzima cameraman nyarutsa sha ntawamenya kedi soro kera twari inshuti kamaze kuba gasitari kanyemera uziyemera tuzagusengera uzime birabaye cyane undi musitari urimo hano cameraman garuka ariko sha waje undi musitari urimo hano umuntu yakwifotorezaho mbere yo gukomeza okay no offense usa n'umusitari pe ariko umusitari ukennye Are you ready for the next comedian? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready for Kadudu? Are you ready for Kadudu? Ladies and gentlemen, all the way from Gen Z Comedy, make some noise for the one and only Kadudu. Freshes. Kare dukumburanye. Cyo ndero nari ndimo ndatekereza ukuntu nawe umukomedi international. Ariko nsanga ikintu kizamfasha nuko ngomba kuba nzi ururimi rundi rutari ikinyarwanda. Noneho ndavuga nti reka niga icyongereza. Ariko ikibazo cyari ukukimenya. Avuga nti subu nzakimenya nteko nta muntu tubana ukivuga
no mu rugo ko tuzi ikinyarwanda gusa. Njya kugisha inama abakomediye bagenzi banjye. Inama z'abakomediye ziba ari danje. Ndabingize ntazagire umukomediye mwizera ngo ugiye kumugisha inama. None arambwira ngo kugira ngo umenye icyongereza ugomba kujya utekereza mu cyongereza. Navuga ntako karoroshye. Ndagenda njya mu rugo. N'ubu sinzi ukuntu nagize gutya. Nterura isafuriya mba ndahiye. Numva mu mutwe wanjye, oh, Jesus irandi road. Noneho nari ndimo ndakoropa mba ndanyereye numva umugongo uracitse. Oh my gosh, holy shit. Ntago muzi umwaka unageze. Nasitaye agahera. Wowe mbyumvira. Jesus resurrection. Urumva byaragoranye ibintu byo gutekereza pe. Ariko naje gufata umwanzu naba ikindi zaye cyifasha gutekereza neza icyongereza. Niyambaje umupakistani. Urumva njye nawe yantekereza neza nshonje pe. Ejo bundi akanshaka kubanza ariko mbere na mbere abanyamakuru b'abanyarwanda bige kubaza ibibazo. Babaza ibibazo bitabajijikitse. Mana nyagasani. Nukuri. Ejo bundi Zaba yatandukanye na Linda. Umunyamakuru baramuhamagaye. Ngo Zaba bimeze bite? Ati byiza, amakuru ni meza. Atari ko watandukanye na Linda. Zaba ati yego nibyo byarangiye nta nubwo tuzasubirana twashyize akadomo. Bya bibazo by'abanyamakuru bitabajijikitse numva arongi ngo none se ngo byasaba iki kugira ngo usubirane na Linda. Man umuntu yaba ari mu rukundo rushya gasubirana n'umu ex. Ubwo yabaza asubirana bwo yabikwemerera. Noneho ibyo si ikibazo. Naje gusanga abasore b'Abanyarwanda ahubwo aribo bafite ikibazo. Na Juno nawe baramubajije ati byagenda bite kugira ngo usubirane na Waze. Ati reka ati ntago twasubirana byararangiye twashyizeho akadomo. Men Waze yagize atya araceceka aramwihorera. Ejo bundi asohora akaririmbo karaninjiriyemo. Aririmba ngo I will wait even if it takes forever. Even if you go far away, baby, I will wait. She is still waiting till they will fly away together. Ariko abasore batari abarokore muzajye mwiga gusubiza ibisubizo birodinga ku buryo niyo bizaba loaded muzaza mukabisobanura mufite fact. Uzi ari nka Israel Mbonyi watandukanye na sheri we. Bakamubwira bati Israel Mbonyi watandukanye na sheri wawe. Ese byagenda bite kugira ngo musubirane byasaba iki? Israel Mbonyi imbaraga z'amasengesho. Niyo basubirana yaza akavuga ati ya masengesho yarakoze. Murakoze cyane. Ibaze ko byatangiye ari ubushuti. Kabukinga bongera inyana ubwatsi. Kabukinga